twongeye kubaha ikaze tubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikira ibiganiro bya B2 TV show. Turagarutse mu kiganiro cy'umuryango tubashimira cyane uburyo mugaragaza ko mudukorera, bakora share, bakora subscribe ndetse n'abakora za like na comment. Turabashimiye cyane rwose kubana natwe mu biganiro byacu. Hanyuma rero turagarutse mu kiganiro cy'umuryango, muti uyu munsi mama Leonire tuzaniye iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo abagabo bamwe na bamwe muri iyi minsi bari gutaka uburyo bakirwa mu ngo zabo iyo batashye. Kwakirwa rero hari igihe wenda urugero umugabo ashobora kuba bavuye muri mission, avuye mu kazi, avuye mu bice bitandukanye cyangwa mu nshingano zigiye zitandukanye abagabo bagenda bagira. Hari abakirwa neza, hari abakirwa nabi, hari abakirwa buri wese yakirwa mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo abanye n'umugabo we. Hari uwinjira mu rugo abana ati dadaraje bakajya kumuhobera, hari uwinjira mu rugo nawe cyangwa bitewe n'uburyo nawe yitwara abana bagahunga, hari uwinjira umugore amwakiriza nabi. Ubundi tugiye kubanza turebe mu by'ukuri umugabo ni iki cyangwa umugabo ni muntu ki, yagafashwe gute mu muryango. Ariko mbere ya byose reka turebe umugabo ni muntu ki. Ubundi iyo tuvuze umugabo abantu benshi bahita bumva ngo buriya bya akana k'agahungu nako n'akagabo. Abagabo bose mukabafata nyine mugahita mubashyira mu gatebo kamwe. Umugabo umutware w'urugo, wa wundi tuvuga ufite famiye hariya, ufite abana, ufite umugore, afite ahantu ataha hazwi ko ari kwa runaka. Umugabo rero ngiye kubabwira ni umugabo utahiwe bakavuga ngo uriya muryango ni uwa runaka. Ntabwo bashobora kuvuga ngo uriya muryango ni uwa Muteteri, baravuga ati wenda uriya muryango ni uwa Korode cyangwa ni uwa Twagiramungu. Ni ukuvuga ngo icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko umugabo ari umuntu udasanzwe mu muryango wacu nyarwanda. Ikindi ndabasobanurira wenda ku mugabo, umugabo burya nawe biterwa n'uburyo yitwaye kugira ngo abe n'umugabo mu rugo rwe. Hari umugabo uza ameze nk'igisimba, uza tontoma, uzavuga nabi, akubita amasafuriya y'imigeri, umugore amukubita ingumi wagira ngo bakina na box cyangwa hari amarushanwa barimo, abana bamwe baca munsi y'igitanda abandi basimbuka urugo, wagira ngo muri urwo rugo iyo papa yinjiye haba hinjiye umutwe w'iterabwoba runaka ntazi, ku buryo abantu bose usanga buri umwe ari gucukwe ahunga undagira gute. Hari abagabo rero nanone b'abana beza yinjira no mu rugo haba hari ibibazo runaka byabaye, ugasanga nyine ni papa. Niba abana banatsinzwe akabagira inama y'uburyo ubutaha bazakora neza. Hari undi rero uza mwatsinzwe mwabikimwe, kubita ishi, kubita ku nzu, gira gute, umugore yavuga nawe ugasanga amunaze hanze. Hari abapapa rero b'abana beza nibo nari nigarukiyeho, babandi usanga ari umubyeyi mu rugo ufatanya inshingano n'umugore we. Abana batsinzwe, bana banje ubutaha wenda nzabashakira coaching muzatsinda, cyangwa nanjye nzantaha kare mbasobanurire. Papa utahana umugati, kera twari tuzi yuko abapapa bose iyo yinjiye mu rugo agomba gutahana umugati. Hari abana benshi bakuze batazi yuko mama yabasha kuzana umugati ngo ugeze mu rugo, bazi yuko papa ari we muntu ugomba kuzana umugati. Ariko izi saha papa benshi bayita mu kabari, za nkumi batereta akabari zo zirira n'ibindi byose baba bahashye mu gihe batagereye mu rugo ku gihe. Hanyuma rero tugiye kureba uburyo abo bagabo bose uko batandukanye bakirwa mu ngo zabo. Hari umugabo inshuro nyinshi wa wundi usa nkaho yiyoroheje. Hari igihe aba afite umugore w'imbabura w'isasu koko. Nimbwira umugore w'imbabura umwumve, kera hari umukobwa twari duturanye yitwaga Mbabura, ariko naje gukura menya uburyo iwabo bari baramwise Mbabura. Yari umukobwa w'imfura, iwabo bafite abandi bana b'abahungu nka 4 cyangwa 5, kandi ari w'inshingano zose ziriho zo kwita kuri barumuna be b'abahungu, basaza be batoye. Rero yabaye yigize nawe nk'umusore, bakajya bajya mu mitsi nyine, baravuga ati uyu ni Mbabura kubera kuntu ashyushye n'ukuntu yaka n'ukuntu ameze. Urumva rero hari abadamu bameze gutyo muri societe yacu nyarwanda. Hahandi umugabo ataha azinga atashiwe, yagera mu rugo ariko nkawe ubutaha izi saha muri uru rugo buno buje kumara iki? Hagabo bimbwa gusa ntubasha no kumenya abandi bagabo baganirira. Umugabo akaba yakiriwe iwe yuko inabi, abwirwa n'amagambo atari meza. N'ikindi kintu nabwira abadamu bajye bumva yuko burya
n'amagambo tubwira abagabo bacu cyangwa abo mwashakanye nabo inshuro nyinshi yangiza urugo niba ninjiye mu rugo ukanyita imbwa nakwinjira mu rugo ukanyita akagabo kadafite umumaro nakwinjira mu rugo ukambaza impamvu ntashya abandi bagabo bataha bwenda gucya ukambaza impamvu wenda urugero ntatahanye super wax cyangwa ikindi gitenge ntazi cyangwa ibindi ukeneye utaranicara ngo wumve se umunsi we wagenze gute bwiriwe bute bwakeye bute byagenze gute. Uwo mugabo rero usanga mu muryango atari wa mugabo natangiye mbabwira, atari wa mugabo societe yacu nyarwanda yari ikeneye, ni wa mugabo umugore yafasha araminimiza amugira icyo ntazi. Uwo mugabo gutaha nahumuka ku maso wa mugore we uzamenya ibyo ari byo. Hanyuma twigire ku mugabo wa kabiri rero, wa mugabo wakirwa neza mu rugo. Ntarajya kuri uwo mugabo wa kabiri, uyu mugabo wa mbere wakirwa nabi mu rugo ni hahandi n'ibyo kurya, fata kurye cyangwa ubireke. Madamu mwangaburiye cyangwa mwateguye ameza wenda ko ndushye mu gitondo mfite akazi kenshi n'iki, kabahamagaye umukozi we sinzi izina, tanti nawe tareke biryara ku meza uwo ngo warya nkureho induru. Uwo mugabo ashobora kurara atariye kubera yuko ntago no ku meza yinjiye umutuka, ku meza ntumuteguriye ibiryo, utumye tantine ngategura ibiryo. Tantine niwe washatswe muri urwo rugo, kandi ubutaha mugutwaye wavuga ngo umukozi yanjyaniye umugabo. Icyo gihe rero iyo birangiriye aho ngaho hakurikiraho igikorwa wenda urugero cyo kujya kuryama. Wari wabona umugabo wagiye mu buriri, umugore akiburabuza, umugore ntajye mu buriri, umugore akareba season guhera umugabo akigera mu rugo nka 2:00. Ibiryo yabimujugunyiye n'umukozi wabimuhaye, umukozi niwe wamuzaniye amasiripa ngakuremo inkweto, umukozi niwe washize amazi muri douche. Umugabo wenda yabashije kurya, yagiye mu buriri gutegereza umugore we ngo aze wenda banaganire no kuri ibyo bibazo. Buriya abadukurikiye benshi bajye bamenya yuko abashakanye ibibazo byabo byinshi ntago bikemukirwa kuko wasohokanye ku Gisenyi, ntago bikemukirwa kuko wagiye kungurira akantu runaka nkunda wenda muri hoteli ntazi cyangwa mu kabari ntazi. Bikemuka turi mu buriri kugira tunapange ibindi bizakurikiraho wenda nibyo kujya aho hantu hose. Uwo mugabo rero wacu wakiranwa ku kwinabi no gushaka kumugira icyo atari cyo mu rugo n'imbere y'abana be, ni wa wundi uzagera no mu buriri karyama. Abagabo benshi bakunda kugira gutya ngategereje umudamu. Mu gihe rero aryamye atyo umugore ugahita ashyiramo ya season, hari amasizoni yateye ugasanga afite episode 500. Kumugabo atashye agahita atangira aho yarageze, akareba paka abana bakajya kuryama, umukozi akandurira ibintu byose, umugabo akaruha agasinzira. Umugore akazanye nyomba nkaho wagira ngo si mu cyumba cye aje kuryama kugira ngo kakagabo rwarugabo hari cya kintu kidafite umumaro nk'ikibeshye ngo kimukoreho. Mwibaduka rero rya mu gitondo umugabo cyangwa abagabo, ko iki ni ikiganiro cy'umuryango ndavuga bashakanye. Umugabo mu gihe abadutse amasaha hari icyo ashaka kubaza wa mugore yategereje ngaze baryame, inshuro nyinshi ubusanga umugore yageze gute, yabyutse mu ruturuturu. Nutajya muri niba turajyayo, nudashinzwe gukubura mu rugo arabyuka akabikora muri icyo gicuku kugira ngo umugabo za sentiment yaramufitiye muri icyo gitondo zise nkaho zikubiswe n'inkuba, yibuka ibyo yakorewe byose agire gute tubundi ndanjwa mu biki. Narangiza usanga umugabo arabyutse n'ubundi yiteye ituzi arigendeye. Umugabo wa kabiri rero twari tugiye kuvugaho ni wa mugabo wakirwa neza mu rugo. Uyu mugabo njya numva abagabo bose nakabifurije kujya bakirwa neza mu ngo zabo. Umugabo arinjira, umugore akamusuhuza, niba muhama bizu, niba muhobera, niba agize gute akamwakirana ubwuzu, wiri gute mugabo mwiza, mukazi biragenda, nta challenge wagize, ntaki, bakaganira. Urumva uwo mugabo azana seka mu rugo. Ubwo rika abana baza birukanka dadi yaje. Urumva ntago ari babandi bahita baca hejuru y'ibipanga abandi munsi y'igitanda. Abana barishimye papa raje. Hahandi niyo papa akunzwe mu rugo rwe, cya yakirwa neza, burya nta nahandi hantu yatinda, nta naho yabasha guca. Icyo gihe rero iyo bamwakiranye iyo neza, kuramo udukweto, bamuhereza amazi, akaraba ibirenge. Umudamu hari n'abadamu b'abana beza rwose, abagabo batereka ibirenge mu ibase bakabyoza. Umuntu turi kumwe hano wese uhemeka iminwa ngo nta urabimukorera, ubwo ngubwo babyumvireho. Bakamukarabya ibirenge, akamumasa niba ajya muri douche. Hari abagabo benshi batazi kwikarabya mu bitugu no mu mugongo nahe. Umugore agafata icyogesho cyangwa akagenda akakuba umugabo we
nkiza akaza akamutegurira imyambaro akambara, igikurikiye akamwakira neza ku meza, bakwicara umugore akamwarurira, ntago ari wa wundi babijugunyiye banuka inabi, umugore akarurira umugabo we. Hari n'abagore batereka ibiryo ku meza, umugore agahita kubitamo rusha agakuraho ibyo agahita asubira muri televiziyo, umugabo yarya, urusoro rasize rurangaje ntago bimureba. Ubwo rero uwo mugabo bakiriye neza no ku meza barasangira, burya bashakanye babanye neza. Uzuko ngewe nzi abamama benshi bakera batajyaga barya abagabo babo batarataha, kandi abagabo bakera baragorobyaga kweri. Ahahiye urwagwa ntago bapfaga kuhava n'ibivuzo ibivuzo imbetezi nazo bataziriye. Ubwo rero akaba yakwitahira gutyo umudamu yamutegereje. Nizi saha rero uwo mugabo wakirwa neza mu rugo, arategerezwa, akarurirwa, umugore bakicarana ku meza bagasangira. Niba hari n'abana bari guteza akavuyo, abana bagasuhuza papa n'ibyo ari by'abazaniye bakajyana kubika bazakoresha ejo, hanyuma abana bagasezera ababyeyi babo bakajya kuryama. Icyo gihe rero iyo ibyo ngibyo byose birangiye, hakurikiraho ikintu kimwe, batangira kwiganirira ubuzima busanzwe. Nose sheri stoke imeze gutya, abana inkweto zirashaje, minerivare hano yari yongereye, abana narebye mu mamarete yabo nsanga amakayi ameze gutya na gutya. Umugore wakira umugabo we neza yibuka no kujya kureba abana be uko bimeze. Wa wundi wajugujugu n'ibyana biba ari ibyase, ibyana ntabyo nakuye iwacu, ibyana ni ibyase, ninagenda ntabyo nzajyana. Ariko wa wundi wakira umugabo we neza niwe uzareba amarete z'abana, niwe uzareba niba inkweto zabo zihanaguye, ntago akaza azagaharira papa n'umukozi. Konza abagore benshi bagiye babura abagabo babo kubera gufata abakozi bakabarundaho n'inshingano zabo nk'abagore, ubwo niyasigaraga mu cyumba umukozi yarayikoraga. Ubwo rero uyu mugabo igikurikiraho we n'umudamu we bumvikana kwifatanira umwana bakajya kuryama. Wa mugabo babwira nabi n'uburiro ubugira ngo bukirirwamo n'imbeba. Umugore uko yahubutsemo nuko umugabo yahubutsemo, nuko nko babucyasamye gutya. Ariko wa wundi uri bwakira umugabo we neza, muri shambure yahatunganije, yasashe, yiteguye yuko ari bwakira umugabo we. Ubwo nyine igikurikiyeho bararyama bakumvana urukundo cyangwa bagasangira za nshingano zo mu buriri z'abashakanye, n'igikorwa kikagenda neza. Ntihagure iki kiganiro hari akantu natekereje mpita mvuga se ubundi wa mugore wakira umugabo we nabi we yatinyuka no kubwira umugabo we ngo ndamwifuza. Ariko wa mugore ashobora kubwira umugabo we sheri banguka ngewe nagiye kuryama. Icyo gihe umugore abibwiye umugabo ahita yibuka kabaye reka niruke ngire icyo nifasha. Icyo gihe rero ibikorwa byose bigenda neza, n'umuryango hakazamo iterambere, hahandi n'umugabo adashobora gutekereza kuba yagira igikorwa kibi akora hanze kubera yuko abaziko yikumburiwe iwe. Ndakuvuga ngo rero mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cy'umuryango, reka mbashimira ariko mbabwira ngo abadamu badukurikiye, abagabo badukurikiye, mukomeze mworoherane, ariko cyane cyane abadamu mugerageze kwakira abagabo banyu neza, mwibafatanya na stress baba birirwanye mu tuzi dutandukanye bakora, wenda nubwo namwe mushobora kuba mudufite, ariko buryo muganiriye ibibazo byinshi biba biri mu rugo birakemuka, ndetse mukarerera n'umuryango, kuko umwana utarakuriye mu muryango urimo amakimbirane burya araniyubaka no mu bundi buzima busanzwe. Ciao ciao, ubwo tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha.